Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abacamanza bo mu Faransa bahamije Dominique Perico icyaha cyo gusambanya ku gahato wahoze hari umugore we Giselle, maze bamuha igihano kiri hejuru gishoboka cyo gufunga imyaka 20. Perezida Putin haravuga ko Burusiya nta bintu buzabanza gusaba kugira ngo hatangizwe ibiganiro na Ukraine ku masezerano y'amahoro ashobora kuba. Perezida Macron w'Ubufaransa yasezeranyije kongera kubaka ibyangiritse mu kirwa cy'Ubufaransa cya Mayotte kibasiwe n'inkubi ikomeye y'umuyaga mu mpera z'icyumweru gishize. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12. Ano makuru reka tuyahere mu Faransa, aho abacamanza bo muri icyo gihugu bahamije Dominique Perico icyaha cyo gusambanya ku gahato wahoze ari umugore we Giselle, maze bamuha igihano kiri hejuru gishoboka cyo gufungwa imyaka 20. Yateguye mu myaka irenga 10 gusambanya umugore we ku ngufu inshuro nyinshi, bikozwe n'abantu Giselle Perico atarazi mu gihe yabaga yahawe imiti ituma atubwenge. Uwunganira mu mategeko Dominique Perico yavuze ko harimo gusuzuma niba yajurira igihano cye. Abandi bose baregwa hamwe nawe 50 nabo bahamwe n'icyaha bakatirwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 na 15. Benshi bararize mu gihe cyiburanisha. Umwe Jean-Pierre Maréchal yahamijwe icyaha cyo guhohotera umugore we inshuro nyinshi abifashijwemo na Dominique Perico. Nyuma y'urubanza Giselle Perico yahawe amashyi ubwo yavaga mu nyubako y'urukiko i Avignon kugira ngo hagire icyo atangariza itangazamakuru. Yavuze ko yubaha urukiko n'icyemezo rwafashe, ariko kuri we ngo ntibyari byoroshye. Madame Perico ubu wabaye intwari ku bantu benshi, yavuze ko atigeze yicuza icyemezo yafashe cyo kwemera ko urubanza ruburanishwa mu ruhame, kandi ko atekereza cyane ko abagore bahotewe inkuru zabo akenshi ziba zitamenyekana. Abana be bakuze bavuze ko batishimiye icyo bise ibihano byoroheje byahawe abaregwa. Tugume aho mu Faransa ariko ku nkuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Amashyirahamwe avuga ko ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda 1994 zitagize icyo zikora ngo zitabare abatutsi biciwe ibisesero mu burengerazuba bw'u Rwanda mu gihe cya jenoside. Yavuze ko hagiye kujurira icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyemeje ko abasirikare b'Abafaransa batazakurikiranwa mu nkiko kuri icyo kibazo. Ayo mashyirahamwe ni Survie, Ibuka, FDH na RDH n'iyitwa Rika, hamwe n'abacitse ku icumu bo mu bisesero bashinja abasirikare bari mu kiswe Operation Turquoise n'Ubufaransa ubufatanyacyaha muri jenoside. Baravuga ko bajuririye mu rukiko rusesa imanza. Navuganye na Maître Eric Pluvier, n'umunyamategeko wunganira Survie, maze ntangira mubaza impamvu bafashe icyemezo cyo kujurira. Ku ruhande rumwe tubona ko urukiko rw'ubujurire rw'i Paris rutasesenguye neza ibimenyetso rwagejejweho, nko kwanga gukora amaperereza yimbitse ku ruhande rw'abayobozi b'ingabo bari ku rugamba kugeza ku biro by'umukuru w'igihugu wariho muri icyo gihe, no kwanga kumva ubuhamya bw'abantu bari ku butegetsi no mu buyobozi muri icyo gihe. Nyamara akanama k'umunyamateka de Clercq kari karabonye neza yuko ibiro by'umukuru w'igihugu Élysée byari bibizi kandi bikanatanga amabwiriza avuye muri Élysée. Icyo ni ikintu cya mbere tubona yuko urukiko rw'ubujurire butatanzeho ubutabera. Rero urukiko rusesa imanza ruzareba niba amategeko atarubahirijwe. Ikindi cya kabiri tubona ni uko urukiko rw'ubujurire butaciye urubanza neza mu kudakurikiza uko itegeko rivuga, nuko rutumvise neza icyo bivuze kugira ubufatanyacyaha bwa jenoside kubera yuko ntacyo wakoze.
uru rukiko rwaciye urubanza nk'urwo mu rubanza rwitwa Papon, ni urubanza rwa Laforge. Tukaba twizera yuko urubanza nk'urwo ngurwo ruzashobora kuba ifatizo mu guhamya ibyaha abasirikare b'Ubufaransa kiriya gihe. Ndagira ngo nibutse yuko banze kugira icyo bakora mu gihe cy'iminsi 3, ni ukuvuga ku itariki 27, itariki 28 n'itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1994. Kandi nyamara kuva kuri iyo tariki ya 27 bari bazi neza yuko ubwicanyi buri kuba, bakaba bari bafite ubushobozi bwo gutabara kuko wari umutwe w'ingabo kabuhariwe wari uhari. Kandi rero bakaba bari bafite inshingano zo gutabara bijyanye n'ingingo yabibaheraga ububasha y'umuryango w'abibumbye iha uburenganzira Ubufaransa guhagarika ubwicanyi, byaba na ngombwa bagakoresha ingufu. Hari ibindi bimenyetso bishya mufite? Ariko icya mbere ni uko ari ubwa mbere tuje mu rukiko rusesa imanza ku bijyanye no kubahiriza amategeko, kuko tugitangira kuburana urukiko rw'ubujurire bwari bwavuze yuko turi mu kuri. Ubwo ruhita rukuraho urubanza rwa mbere rwari rwavuze yuko twatsinzwe. Iyo yari intsinzi ya mbere. Ibimenyetso bishya ni ibikubiye muri icyo kirego gishya. Abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire bagomba kubahiriza amategeko. Twe rero tukabona ko ibyo batabikoze, niyo mpamvu twashyizeho buriya bujurire. Mbese mwarangije kujurira? Mwatanze ibyangombwa bisabwa? Ubujurire twamaze kubukora ejo mu biro by'ubwanditsi mu rukiko rw'ubujurire rw'i Paris. Ubu rero turategereje. Bishobora kuzafata ibyumweru byinshi cyangwa amezi kugira ngo urukiko rufate icyemezo. Perezida Putin haravuga ko Uburusiya nta bintu buzabanza gusaba kugira ngo hatangizwe ibiganiro na Ukraine ku masezerano y'amahoro ashobora kuba. Mu kiganiro n'abanyamakuru gisoza umwaka yavuze ko imbanziriza amasezerano yumvikanyweho intambara igitangira ishobora kuba umusingi w'ibiganiro. Umuyobozi w'Uburusiya yavuze ko yiteguye kugirana imishyikirano na Volodymyr Zelensky, ariko perezida wa Ukraine agomba kubanza ngo gutorwa. Bwana Zelensky yavugiye Uburusiya mu Bubiligi ko Ukraine itigeze yemera na rimwe ingingo n'imwe muzatanzwe n'Uburusiya mu biganiro byabereye Istanbul muri Turkiya hashize imyaka 2. Ubwo Uburusiya bwasabaga ko Kiev igabanya ingabo zayo kandi ikaguma hanze y'umuryango wa OTAN. BBC gahuza miryango badukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Perezida Emmanuel Macron yasezeranyije kongera kubaka ibyangiritse mu kirwa cy'Ubufaransa cya Mayotte kibasiwe n'inkubi ikomeye y'umuyaga mu mpera z'icyumweru gishize. Bwana Macron yemeye kurara muri Mayotte kugira ngo asuzume neza ibyangiritse. Kare yari yazengurutse iki kirwa kiri mu nyanja y'Ubuhinde akoresheje kajugujugu. Abantu barenga 30 bizwi ko bahitanywe n'iyi nkubi y'umuyaga, mu gihe ababarirwa mu bihumbi baburiwe irengero. Mu kanya kashize navuganye n'umurundi uba muri Mayotte, Aster Nsabimana, ntangira mubaza uko byifashe ubu ngubu. Nta kirahinduka cyane kiretse ko amasitasiyo amwe batangiye gutanga igitoro, ariko abantu bariko baha igitoro isaha n'abantu bajejwe umutekano, n'abantu bajejwe amambirasi nibo bariko baha igitoro, polisi nibo bariko baha igitoro cyane cyane par rapport y'abandi bantu. Aho muri Mayotte hari abimukira benshi baba muri Afurika ndetse harimo n'abo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abo mwabashiye kuvugana cyangwa mwabashiye kuvugana byaba byaragizeho ingaruka bo babayeho bate? Abantu bose bari hano dufatiye ku Banyafurika de Grarake n'abantu bari mu miheburo utagira ukungana, kuko bose barihebuye, nta matara ahari, nta mazi bafise, n'ibifungurwa byinshi uyu munsi biriko biragabanuka. Nk'abimukira bose bari hano nta buryo bafise bwo kugura ibintu ngo babisitoke babike bagire amafirigo. Urumva mu majambo make bari mu mwiheburo utagira umukugana, ko nabo nyine babona icerekezo cyane, babona iherezo ryabo. Mu majambo make barihebuye cyane. Hanyuma amashuri, ibigo by'ubucuruzi byose biracyafunze cyangwa byatangiye gukora gahoro gahoro? Oya, amashuri naracafunze kuko hari n'abantu benshi bahungiye mu mashuri bataratahuka. Ibigo by'ubucuruzi nk'amakampani
akomakomeye menshi ntariko akora nyene amamagazi yo muri quartier nyene urabona yuko ibicuruzwa vyaho bisa n'ivyarangiye na vyinshi abantu bashobora kurondera ngo bagure baheze baronke ico kibazo kihari. Hanyuma icyo kirwa cya Mayotte ni ikirwa cy'Ubufaransa ndetse n'uyu munsi Perezida Emmanuel Macron yaje kubasura kugira ngo yirebere ibyabaye. Abanyagihugu bamwakiriye gute? Ntacyo bari gukora gikomeye cyane gusumba kuko bari biteze ubutabazi kuri we, bari bamenyanye igishika, bari bahari bamurindiriye baramwakira nyene, hanyuma kugira ngo ashishikare kuraba uko hano hifashe bamwakiriye nyene ko nta kindi bari gukora, bari bamenyanye igishika kugira ngo nyene ashobore kubafasha kugira ngo ubutabazi bubagere ko byihuta. Biravuga ko hari n'imfashanyo y'ibiribwa ibarwa mu matone nkane ndetse n'imfashanyo y'imiti yaba yazanye. Mbego ibyo bishobora kuba byaje mugabo ntibashikiye abanyagihugu, nibaze yuko ngira ngo mu minsi y'imbere cyane bizotabushira mu banyagihugu kuko muri ko muraba ngira ngo murazi ko neza ko nka aeroport ngaho idakora, nibaze yuko ibyo byose ari bica mu mazi ahantu bigashikira abanyagihugu. Tujye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, impungenge zikomeje kwiyongera kubera kutubahiriza ihagarika ry'imirwano rijegajega mu majyaruguru ya Syria hagati y'imitwe ishyigikiye Turukiya n'ingabo z'abakurde zishyigikiwe na Amerika. Amerika yari yavuze ko iri hagarika ry'imirwano ryongerewe igihe kugeza mu mpera z'iki cyumweru, ariko Turukiya irabihakana. Ingabo z'abakurde nazo zanze ayo masezerano yo guhagarika imirwano maze ziyemeza kurwanya Turukiya n'imitwe ishyigikiye mu mujyi wa Kobani. Biravuga ko kuwa gatatu abarwanyi barenga 20 bashyigikiye Turukiya baguye mu bikorwa byo kozanyaho n'ingabo ziyobowe n'abakurde hafi y'umujyi wa Manbij mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Aleppo. Israel iravuga ko indege zayo z'intambara zagabye ibitero byinshi ku nyeshyamba z'abahuthi muri Yemen zishyigikiwe na Iran. Ibi bitero byagabwe hatarashira amasaha 2 y'igisasu cya rocket cyaturutse muri Yemen gitumye amajwi y'ibyuma biburira abantu ko hari ibisasu bije yumvikanira rwagati muri Israel. Icyo gisasu ariko cyahagaritswe kitaragera hasi. Ni inkuru ya Yolande Nel mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Amakuru avuga ko uruhererekane rw'ibitero byo mu kirere byisutse ku murwa mukuru wa Yemen Sana ndetse no ku cyambu cya Hodeida. Ibitangazamakuru byaho byavuze ko ibigo by'ingufu z'amashanyarazi, ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ahabikwa ibyoherezwa mu mahanga naho ngo harimo hibasiwe n'ibisasu. Mu masaha y'igitondo cya kare abanyayisiraheli batuye mu murwa mukuru Tel Aviv ndetse no mu nkengero zayo basabwe kwihutira mu bwihisho bubakingira amabombe mu gihe hari igisasu kiremereye cyazaga ariko cyahanuwe n'ubwirinzi bw'ikirere cya Isiraheli kitaragera ku butaka. Ikigo cy'ishuri ndetse n'imodoka nyinshi byangijwe n'ibimanyu by'iki kibombe. Umutwe w'abahuthi ushyigikiwe na Iran wahise utangira kugaba ibitero ku mato ya Israel ndetse n'ay'abanyamahanga ubwo intambara ya Gaza yari itangiye, uvuga ko uri kwifatanya n'abanyapalestine. Igisirikare cya Israel kivuga ko kuva icyo gihe ibisasu amagana bya misile ndetse n'iby'indege zitagira abaderevu byasutswe kuri iki gihugu birasiwe muri Yemen. Cyakora byinshi muri byo ngo byatangiriwe mu kirere. Ibi bitero biheruka birongera amajwi muri Israel asaba ko iki gihugu cyatangiza intambara yeruye ku bahuthi. Tujye muri Sweden aho polisi muri icyo gihugu ivuga ko yatumuwe mu bwato bw'Ubushinwa buvugwa mu gikorwa cyo guca insinga ebyiri zinyura hasi mu mazi mu nyanja Baltique zitanga internet. Ubushinwa burimo gukora iperereza kuri ubwo bwato ubu buri hafi y'inkombe z'inyanja ikora kuri Denmark. Polisi ya Sweden ivuga ko yatumiwe muri ubwo bwato nk'indorerezi. Ubu bwato bw'Ubushinwa bwakorewe gutwara ibicuruzwa buri hagati mu ipfundo ry'iperereza muri Sweden kubijyanye n'iki kibazo cyabaye mu kwezi kwa 11. Minisitiri w'intebe wa Sweden yasabye Ubushinwa ku mugaragaro gukorana n'abakora iperereza. Kwangirika kw'izi nsinga zihuza Sweden na Lithuania na Finland n'Ubudage byatumye Minisitiri w'ingabo w'Ubudage avuga ko zangijwe nkana. BBC gahuza imiryango ikinamico urunana. Sorina arasaba Nyiramariza imbabazi. Rangwa idaho ibyishimo byamurenze. N'urunana. Ndakareka Nyirabazungu. Twese tudasanga misa yatangiye ariko. Ahubwo Rangwe karama.
nituva mu misa waje kumperekeza tukanyura ku isoko nkihahira iby'iminsi mikuru wa ahubwo se nyabuzu ko numva wurusuye wabyukaga ndashaka kujya kwihahira ibya noheli n'ubonane bikigurika da nanjye nuko wa ahubwo se ugira ngo ngewe ibyanjye ntibyihariye ma ibyihariye se ibyo guhaha uretse guhaha ibyo kurya no kunywa se byo kwizihiza noheli kugira ngo uzagire noheli n'ubunani byiza ikindi cyihariye kuri wowe ni igihe aha ubu hari ibirori byihariye turimo twitegura rero iwawe se cyane rwose ibihe birori mufite disi bitari ukwizihiza noheli n'ubunani se mukecuru reka ntabwo ari ibyo kuvuga none aha ngaha nyiramazu nta nubwo ari ibya noheli n'ubunani ibindi bizaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere ego mana ni ibirori bwoko kisirangwe mbese ubu nabivugara reka riracyari ibanga da mu muryango wacu twemeranyije ko bigomba kuba ibanga kugeza ku munsi wa nyuma ego mana yanjye ahubwo se ko nteye amatsikora ubu se ahubwo nabikubwira nyirabazu apo ariko reka mbikubwire wowe nta kintu reka burya naguhisha nk'umukecuru mugenzi wanjye kandi uri n'inshuti yanjye magara nyibwirira rata nyirabazu bazaza gufata irembo rya wa mukobwa wanjye nyesi ye koko se cyane rwose bazaza gufata irembo da ndakwinginze ariko ntuzagire undi ubibwira nyabazu ni wowe gusa mbibwiye naho ubundi twari twumvikanye ko tugomba kubika ibanga ntawamenya mbega inkuru nziza we reka wakanyagwa we uwo musore ugiye gutwara umukobwa wacu ninde wabona n'iki kuzamubona nyabazu reka gusa nyirabazungu nzagufasha iki muri iyi gahunda yawe tuzabireba ntiwababura wanyihanganiye nkabanza gusiga amasaka hano ku cyuma kayimira akaza kuyansera we yasigaye hari ikibazo se karame 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 busho niko ye ngusigire amasaka uze kuyansera sha hari ikibazo se musaza nta kibazo da mbese karime ndakumva ahubwo se ku ejo nayazanye ngasanga harafunze byari byagenze bite kareme nakoze mbere ya saa sita ubundi njyana umwana wanjye ku gipimo mu rwego rwo gukurikirana imikurire ye kwiki ubwo nabyo wumva muze najyanye umwana wanjye ku mujyanama w'ubuzima muri gahunda yo gukurikirana imikurire ye ya buri kwezi mbese niyo mpamvu ubwo ndabyumvise rero oya njye simbyumva neza kitumva n'iki ngo wajyanye umwana he nikoza nakoze se oya si ikosa ariko se nkubaze wajyanye n'umugore wawe wenda ariko da wari umuherekeje ubwo ngubwo oya namutwaye njyenyine wenyine nta n'isoni ubwo ni ukudusebya rwose ariko rero Stefa aho nanone nawe rwose nawe urakabije niba se umugore we yari afite akabazo ubwo urumva byaragombaga kugenda gute nikoze karime ubwo wakenyeye igitenge witera ikindi Stefano nawe muhetse cyangwa umugore yagutanye umwana ashaka reka da ahubwo hari izindi mpamvu yari yageze nyine atagombaga kwigobotora kandi ngiye rwose byari binyoroheye biranumvikana ga nuko Stefano ashaka kubigira birebire oya wekabya nawe rwose uri umuntu w'umugabo hari ibintu bisebeje rwose ku mugabo umugabo agaterura umwana ngo ngiye ku gipimo reka imikurire n'ubuzima bw'umwana rwose bireba ababyeyi bombi ese uko se yewe nuko nyine ntazongera kubyara abazwa n'iki naho ubundi nari kuzabigerageza nkareba ko nabishobora Stefano uzi ko igihe cyagiye we tugire tudakererwa akazi ariko se nyiramare noneho wabaye iki ko mbona no kuvuga udashaka kuvuga ntacyo kuvuga mfite aha ndabona bitoroshye ahubwo se we ndakumva nyine ubwo nari nyuze hano iwawe ngira ngo nkubaze niba hari icyo wabikoze ibiki ariko nyine ya makuru naguhaga yuko inzu Nadine arimo ari Stefano wayimuguriye icyo nicyo kintu kirimo gutuma ubona ntakwishimiye sore yego mana rero cyakora nuko warakoze nta kindi kubera iki sumbwira utyo nyiramare mbese buriya kumbwira ngo Nadine aba mu nzu yaguriwe na Stefano ukambwira ngo yanamuhaye igishoro buriya rugamije iki koko sore none se nyiramare
nari kumenya ko umugabo wawe asahura umutungo w'urugo awujyana ahandi nkaceceka nkaba nkubaniye nyiramari. nuko warakoze gusa ugatuma niteranya byongera intonganya hagati yanjye n'umugabo wanjye ndakubitwa njya no gutera urugo rwa Nadine hejuru y'ibihuha byawe. Ego mana yanjye rero n'ibihuha se? n'ibihuha nyine wambwiye amakuru atariyo. none se wowe amakuru ya nyayo ufite n'ayahe? iriya nzu Nadine abamo niyo ubuyobozi bw'ibanze bwamukodeshereje. umvaye ariko rekere gito gaseka ariko ye ahubwo icyo nicyo gihuha. ni wowe ubizi. ayiwe none se ubuyobozi bujya gukodeshereza Nadine inzu yo kubamo bumuciki? ngo ni mu rwego rwo gufasha abaturage batishoboye kubona icumbi. urabizi kandi uriya mugore ntiyari afite aho aba. ariko mana we baragushutse ibyo wabibwiwe nande nyiramari? ni Rufonse umuyobozi w'umudugudu wacu ubwe wabinyibwiriye mugore we. nibyo? ahubwo ngo kubera ko natwite buriya ngo habwa inkunga y'amafaranga yagenewe abagore batwite n'abana batari barenze imyaka 2. kandi koko aratwite we ubwo si yo nkunga nayo arayihabwa? ngo yegoma ariko rero sori ngira ngo rebe nako nakurakariye kandi na n'ubu ndacyakurakariye wowe wampaye amakuru atariyo. nyagasane nyiramari ndakumva. mbabarira nanjye sinari nabanje kuyatara neza n'ukuri nyiramari. ntabwo nabanje guperereza byimbitse ndakwinginze. umva rwose ntuzongere gutanga amakuru y'ibihuha. uzi ko usanze nari ndimo gushakisha nimero yawe muri telefone ngo nongere nguhamagare Shabude. nibyo singe nari ntangiye kuguhamagara. yewe shamba baranatinzeho gato. oya nta kibazo yewe. ahubwo we niba wantumyeho ngo twiganirire waretse tukava hano kuri salon de coiffure tukajya ahantu twicara tukaganira dusangira na kasoda. oya sha oya ndashaka kuba hafi nkurikirana iby'akazi kanjye. mbese wabonye ko muri iyi minsi yo kwitegura Noheli na Bonane tuba dufite abakiriya benshi Ude? cyakora nibyo. aho biba ngombwa rero cyane nanjye ndaza gufasha abakozi banjye da. nibyo ngaho rero mbwira icyo wantumiyeho. ndaje nkubwire sha. ariko rero ndatekereza ko namaze no kubyibwira. watekereje se ko ari biki we? natekereje ko waganirije sheri wawe Chris ko ufite umwana yaba yabyakiriye ate. ntabwo ari byo nshaka kukubwira ariko nyine ni inkuru nziza nayo nkuzaniye. ahubwo ngaho mbwira. ahubwo nzakubwira umperekeze gushaka imyenda myiza nzambara kuri uwo munsi Shabude. uwuhe munsi se kandi? ubu hari gahunda yo gufata irembo. Chris agiye gutera indi ntambwe mu rukundo rwacu Ude. rahirasha umva niko bimeze. ntitwari twemeza itariki nyayo ariko nyine arateganya kuza gufata irembo mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere. Are you serious? So serious. oya ni Chris wabikubwiye cyangwa wabirose? cyane rwose. ayiga mana we urakoze. twicaranye neza turebana mu maso amfashe mu biganza mbese anganiriza urukundo ari rwose umva. ngiye ngo iki se? Deya nishumiye sori n'abaragehe nibumvira nkuru koko. sha iwacu twemeje ko tugomba kubigira ibanga tukageza ku munsi wa nyuma nta n'inyoni irabimenya. nawe iryo banga ndari kubikije urimire nk'inshuti yanjye. ibyo ariko urabizi inshuti yanjye. urezwa n'icyo nori? ni ukuri mbabarira papa Miga. ntubarire se kandi wankoreye ihe kosa? mbabarira nkubwize ukuri Kareme. mbwira nyine nicyo nshaka kumenya. ntabwo wagiye ku isoko? nagiyeyo. hanyuma se kutahashya ibiryo by'umwana ngo ntahe n'ibindi twari twavuze ugomba guhaha? amafaranga bayanyibye. ntibishoboka cyangwa urimo kunyinisha nori? ni ukuri pe. bayakwibye guteze kuko we nayaguhaye rwose ugahita uyashyira muri mugondo. ninde ubwo ngubwo wabashije gukora muri mugondo wambariye agakuramo amafaranga? mu by'ukuri wowe ukuntu byagenze nagiye ngera mu isoko nako nyine naringiye kwinjira mu isoko neza neza nuko mbona nyine muri kiriya kizu nyine iriya yegeranye n'ibagiro hari abantu bashungereye nanjye njya kureba ibyo ari byo. ubwo niho bayakwibiye? ntibayanyibye nyine ninjye wayitangiye. ngo iki? nyine nagiye kuransanga bahazanye ikiryabarezi
nkabona abantu barimo barashyiramo amafaranga bagakina nkabona bungutse andi mafaranga nkomeza kwitegereza neza uko babigenza mbona nanjye nabikina. utambwira ko ari ikintu by'abarezi cyakuri yonori nicyo nayashyizemo yose nyine kirayari. ariko mana yanjye we ariko nori ibi ni iki koko yose koko yose ariko si byo wikoreye icyo koko nori mbabarira umubwire ni ukuri mbabarira Kareme ko nyine nagize ngo senze kugutungura nabonye menshi. niba ari ukuntungura byo urantunguye nyine nagira ngo nanjye nyabyaza ayandi ngira amafaranga kuko nabonaga ari ibintu byoroshye ntangira gukina ariko mbura amahirwe yo gutsinda kugeza ubwo yose ashize. ubuso nori Karame nkugire nte koko nze nkurebera iki se we nyitegereza cyore niko ugiye mu bihe birori muri uyu mugoroba se reka nta birori ngiyemo da reka none se ko mu kanya nakubonye uvuye ku kazi wambaye ibisanzwe none nkaba mbona utuyemo agakanzu n'inkweto by'ibirori uragarukira he muko banza unyibwirira niba ubona bimbereye yewe sha uraberewe cyane pe cyane ariko mbega agakanzu keza we iwe urakashimiye cyane icyo nicyo rero nashakaga kumbwira. none se kutambwira Reya ugiye mu bihe birori kandi nkubwira ko nta birori ngiyemo sori. none se ko wambaye utyo nyine muri uyu mugoroba uko mbona rero navuye ku ishuri nyura mu isoko ngira utwo nihahira nyine yego ubu rero nagira ngo rwose undebere niba aka gakanzu n'utu dukweto ari twiza. mana yanjye we Reya ni byiza wongere ngo ni byiza. merci beaucoup ndebera n'aka kandi ahubwo do nako nkambara urebe. oya nta mpamvu yo kwambara rwose reka gukwira se nako karankwira neza narinje kukwereka rero ngo ufashe no guhitamo nyina ko nzambara kuri noheri ntako nzambara ku bunani. Reya aho ni amahitamo yawe pe ahubwo se we ko nta makuru uheruka kuma yerekeranye n'iki se Kirisi se muraherukana wapisha simuheruka ariko mperutse kumuvugisha arambwira ngo muri iyi minsi arahuze cyane. nibwirira rero za gahunda wari warapanze se zaciyemo nyine birya byo gukora ku buryo gutera inda wahora n'ikisha burya nagiye iwe nyine nkora ibishoboka ninjira mu cyumba cye mbese nanamwereka ko rwose mbishaka ariko umuhungu ambera ibamba pe yampaye nka rero uyu muhungu uko adateye nk'abandi we ariko aribeshya ngomba gukora ibishoboka byose bikazashoboka. ugomba kubyihutisha rero umva ntitugiye kwinjira mu minsi mikuru ya noheri n'ubunani iyi minsi mikuru izasiga bibaye tu. none se ntuzajya kuyizihiriza iwanyu nk'uko bisanzwe reka ntaho nzajya nzayizihiriza inaha kandi nta kindi ngamije uretse icyo rwose. nibyo rwose none se uzakoresha ayahe mayeri kugira ngo bikunde noneho ahubwo nawe girayo unyungura sori ni iki nakora kugira ngo mfatishe kuko amaze kuntera inda namufata kurusha supaguru. rero ntaratezwa ku mugambi wo kwegukana Chris izi ngamba nshya yafashe se zizamuhira ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana. mu gusoza nababwira ko inkuru iri ku isonga muzivuga muri BBC muri kano kanya uko abacamanza mu Faransa bahamije Dominique Perico icyaha cyo gusambanya ku gahato wahoze ari umugore we Giselle maze bamuha igihano kiri hejuru gishoboka cyo gufunga imyaka 20.
no makuru yarahagariwe na Mark Nyonkuru. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com.